Hello fam, hello nshuti bavandimwe muryango mukuru ukurikirana Dr. Singa TV. Uyu munsi twabagaruriye wa mwana wanyu umusesenguzi ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane hanini cyane nko kuri TikTok, ariho abantu bari bamuzi bamwita Ange Ira. Ange Ira akomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane abantu benshi cyane bagendeye ku bumenyi ndetse n'ubuhanga afite mu gusesengura, ndetse anagirira inama bamwe mu rubyiruko bigana cyane nko mu ishuri. Bimwe mu buranga uyu mwana w'umukobwa Ange Ira afite imyaka 15, cyane ko atajya aterwa ishema no kuba yakicara hasi nta kintu ari aho turavuga kwiga cyangwa se ku bintu bijyanye no kwiga, cyane ko atajya ata umwanya we ubusa. Ngira ngo abantu mumuzi kuri social media zitandukanye, ku macana atandukanye, mu biganiro agiye akora bitandukanye, uburyo amagambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga cyane nko ku macano y'abantu. Uyu munsi twamuguyeho mu rugo. Ni umwana mubona ko aciye bugufi, ni umwana mubona ko asa nk'aho aba yihugiyeho mu ikayi, ni umwana ukomeje ko akunze kureba mu ikayi cyane. Ahanini abantu bakomeje kumwibazaho uyu mwana, cyane ko hari abantu bakeneye kumusobanukirwa. Bamwita Ange Ira, nawe twibwira tukamumenya, abantu batamuzi, cyane ko hari urubyiruko ruba rukunze kuba rwamukurikirana, hari n'abantu benshi cyane batari bamuzi, gusa bamwita Ange Ira kuri TikTok. Ange Ira, mwiriwe neza, umeze ute? Amakuru yawe? Mwiriwe neza, meze neza, ndashima Imana nk'ibisanzwe. Ku banzi ndi wa wundi ko atari nitwa Ange Ira kuri TikTok no kuri YouTube, ndari kuri Dr. Singa TV. Kora subscribe ubundi komeze kubana nanjye. Ange Ira, twongeye twagusuye, turabona uracyari mu ikayi nk'ibisanzwe, nk'uko ubushize twakunze kugaragaza amarangamutima tukwereka cyane nko kuri TikTok, tukubona wicaye mu ntebe. Uko wicaye rwose wagira ngo aho ngaho niho hantu wabonye ufatira amahumbezi. Ukunze kugaragara cyane usa nk'umuntu uhora mu makayi cyane, kandi ukunze kugaragara nyine ugira inama bamwe mu rubyiruko mwigana cyangwa se n'abandi bantu batandukanye, cyane nk'ababyeyi, urubyiruko. Ngira ngo ejo bundi ku bantu bakurikiranye video yawe baherutse ku uploading, ugaragaza uburyo ki abanyeshuri biga ku kigo icyo ari cyo cyose ariko barya saa sita baba bagomba kujya bafata imwe mu miti cyangwa se mu miti ivura inzoka, ko byajya bibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi. Ange Ira, tukuguyeho rero, sinzi nimba wasuhuza abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe, ukaba wabaganiriza, ukababwira plan zawe cyangwa se intego yawe, kuko abantu benshi cyane bakomeje kukwibazaho. Uyu mwana ukiri mutoya gusa ukunze kugaragara cyane uri mu ikayi, kandi ugira inama bamwe mu rubyiruko mwigana ndetse n'abandi bantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ange Ira, wabibwira ukabasuhuza, ukaba wanabaganiza. Tuguhaye ikaze kuri Dr. Singa TV. Okay, hi. Nitwa Ange Ira ku batanzi, nkaba kumwe no minsi ndakora kuri YouTube Dr. Singa TV. Ibintu byo kwiga ni ibintu nyine bimbamo, nabyo bintu nkunda, nyine ni ibintu nyine nkora kugira ngo bashe kugera ku nzozi zanjye, nanashimisha ababyeyi banjye. Nyine ibintu just mu buzima busanzwe, ikintu kinezeza. Nkunda kubyina, nkunda kuririmba, ariko simbizi just nyine gusa ndabikunda nyine ahubwo nyine kubikora simbizi. So ijyanye n'intego zanjye mu buzima, nazo zituma niga, nkanakomeza ngira umuhate, nanagira n'ububasha bwo gukomeza niga, numva n'ikintu cyankora mu ishuri, kuko inzozi mfite ntabwo ari inzozi wageraho cyangwa se nyine inzozi nyine wageraho utaciye mu makayi, utabanjiye ngo wige kandi ukiga, ariko hakeneye wiga ngo ugere senior 3 uhagarike, kwa kwiga ukageza senior 6 cyangwa senior 6 ntabwo bisaba kaminuza, nabwo bishaka nyine nayikomeza, ariko kaminuza nayikomeza namaje kugera kuri izo nzozi numva nshaka kugeraho.
bitewe n'inzozi zanjye rero zanjye nazigize mfite imyaka nk'itanu na musaza wanjye nyine twakundaga n'ibintu byo kurwana kubera ko nyine musaza wanjye nkurikira yakundaga nyine ibintu ahantu hose yajyaga yaranjyanaga nyine nabaga mfite imico nk'iy'abahungu nk'ibisanzwe nakuriye mu bahungu sinari nzi imico y'abakobwa nari nzi nyine ikintu cyambaga mu mutwe umukino nari nzi kurwana gukina umupira kwirwa nirukanka n'abahungu ku buryo nageze kuri bwa rwego bansukishaga ati ibi ntabwo mbishaka nshaka gukora amasiporo nyine nkirwa nirukanga mu bahungu imico y'abahungu yagenda irandenga inzamo nkajya numva nshatse kurwana nkajya mpora niyenza umusaza nyine watumye izi nzozi numva nshaka nzigira ko nyine nanjye bindimo Imana izamfashe nyine nabashe no kubigeraho bindimo ndumva mbishaka ndumva mbese ndabihatana ndanabiharanira kubigeraho numvishe bitewe nyine n'amateka abaye ku Rwanda n'ibintu nyine ngenda mbona aba exida abantu bagenda bakora impanuka nyine numvishe nshaka kuba umuganga nshaka kuba umuganga ariko none nkumva mu bwoko kuba umuganga harimo amasomo natumva none mate iragora gusa nyine biterwa n'umutwe w'umuntu ariko ngerageza kuyumva nkasobanuza numvishe nshaka kuba umuganga ati ngiye mu rugo nzaba umuganga noneho mukuru wanjye nyine imfura yo mu rugo ikoze ibibaye umuganga ibiteye MCB ibaye umuganga ababaye umuganga nshaka kuba umuganga mbese bituma nyine nongera gukaraga ubwonko wese abaganga babiri mu rugo twese tutadurira mu bitaro nongera bamita mvuga ati mfata bwa buganga bwanjye mbishyiramo ibintu byo kurwana nshaka kuvuga ati nongewe ngiye kuba umusirikare w'umuganga icyo kintu ndagiharanira ndumva nyishaka ndetse no mu mahugurwa najyagamo nyine bakunda ku ishuri hari ibintu byaje umwaka ushize no muri hashize imyaka 2 haza amahugurwa yuko guhera ku mwana wa mbere kugeza ku mwana wa 5 bamwe nyine mu mahugurwa habagaye amahugurwa nyine yo kwihangira imirimo kuvuga intego zawe ukuntu wazigeraho mbere yuko ayo mahugurwa yamaze iminsi 5 abantu nyine batwandikira n'ababyeyi bakora impushya nyine bwata abana banyu bakeneye iminsi 5 mwababura uruhushya nyine umwe batake burya muri amahugurwa yendaga nyine nk'ibisanzwe babwa ari ibigo bitandukanye nyine mwahuriye ahantu mu gisare mugakora cycle mukabanza nyine mukivuga akavuga ati nitwa ukunuku naturutse ahangaha mu masomo yanjye nabaye uyu nguyu ukavuga nyine icyo wumva ushaka kuzaba none bangezeho bagiye kumera mbandangira ubwoba ndavuga ati mwihangane n'abantu benshi nyine n'ukuntu mbamwe nabo bwa mbere icyo gihe nagiye nsanga n'abanyeshuri twigana batinze kuza dutangira bataraza ngira amasoni ubwoba nigunze noneho dukoze icyo kiziga tugiye kwibwira bamereyeho namwe ati ngewe ntabwo niteguye rwose muhere ko inzozi zanjye ni ukubizi ngizi bangezeho bitewe nyine n'ukuntu nakundaga kurwana njye numvaga nyine nshaka kuba umusirikare nkamenya umusirikare w'umuganga bitewe n'imico nakuranye niko imico y'abahungu nkurira mu bahungu imico y'abakobwa sinari nzi ngo abakobwa bakunda iki sinari nzi ngo abakobwa byasitse n'ubu ngubu imico y'abahungu ndimo ndi wa mukobwa utasanga nyine ibintu by'abakobwa mfite ibyo by'abakobwa ariko nyine ibintu by'abakobwa simba mbirimo cyane imyambaro y'abakobwa sinyikunda ku buryo nahinduye n'idini ryanjye bitewe nyine n'ukuntu numva nyamba nshaka kumera nyine nshaka kwitamporiza ibintu by'amajipo reka tutangira ijipo y'ishuri wenda da ibyo byatumye numva ukuntu nabaga numva meze kuraga mbona musaza nyine nawe ibimbe nyine izi ntego ze
zijya kumenya kimwe n'izanjye, nkamubwira ati bangeze ndavuga ati nitwa Irakoze Ange, naturutse aha ku ishuri nabaye n'uyu, intego zanjye mvuga ko nshaka kuba umusirikare w'umuganga. Amwe se ushaka kuba umusirikare w'umuganga kubera iki? Nubwo ushaka kuba umusirikare w'umuganga kuko nyine abasirikare bajya ku rugamba, simvuze yuko nyine bose narokora, just ako ngatanga bwa bufasha bukeya, byaba ngombwa nkajya no ku rugamba, ariko nkajya ku rugamba none mfite n'ubutabazi bw'ibanze bwa ko nashobora gufasha abasirikare bahura n'ikibazo mu rugamba. Iyo akaba ariyo mpamvu ituma numva nshaka niga, ituma numva nshaka kujya ku ntego zanjye kandi nkumva mbishaka mbishyizeho n'umutima. So Ange rero nyuma y'uko ugaragaje ibitekerezo byawe cyangwa se intego yawe, wabwira bamwe mu bakunzi bawe bagukurikira cyangwa se inshuti n'abavandimwe cyangwa se wenda nk'abanyeshuri mwigana, nk'ikintu ushobora kuba wababwira cyangwa se kuba wabashishikariza kuba wenda bakiga ahanini bafite intego ku buryo umwe ashobora kuba wenda yakumva amwe mu magambo uvuga cyane ahanini nko mu ntego uba ufite, nk'inshuti nyine zikaba zabyumva zikaba zabigenderaho, apana babandi biga batoroka ibigo cyangwa se barigize abasazi biyahuza inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge runaka. Niyihe nama wabagira nkawe Ange, nkuko bakunze kukubona cyane ku mbuga nkoranyambaga no kuri TikTok? So wababwira nk'abakunzi cyane bagukurikirana Ange. So nge abantu nyine bankurikirana, icyo nababwira nuko ni ugukurikirana intego zanyu mu kazi kujya muzishyizeho umutima kandi mukabasha no kuzigeraho. Bana kuzikurikirana kwa kundi bamwe ati ngenda arambiwe ibintu ntago ndabona nta herezo bizima bizangirira. Ese ubizite ureba ahazaza, ni wowe ugena ibintu. Kurikirana intego zawe, uzishyireho umutima, ubwenge, unasaba Imana ugufashe mu bintu urimo. So n'ikintu nababwira ni ukurikirana intego zabo, bakiga bishyizeho umutima, pani kwa kwiga bagira ngo nyine bikize ababyeyi, bakiga bagira ngo nyine just bajye guhereza ku ishuri, bicare batere story, bumva yuko nyine nta bintu byo kwiga bitabafasheho. Mwige, nimba ufite inzozi ugomba gukora cyane ukajya ku rundi rwego. Niba ushaka wumva kuba ari ikintu wumva ushaka mu buzima bwawe, ndetse mbamba ari ikintu wumva ushaka kuzageraho ku buryo uzagera umwe ati mama akavuga ati ninjye nabyaye abandi baherekeje ababyeyi. So Ange, tutaguciye mu ijambo rero dusoza ikiganiro cyacu, ni ayahe magambo ushobora kuba wenda wabwira bamwe mu bakunzi bawe bakurikirana channel ya Dr. Singa TV, abantu bakurikirana umuyoboro wa Dr. Singa TV, ni ibihe bintu ushobora kuba wababwira cyangwa se ni iki wabashishikariza cyane ahanini, cyane ko hari abakomeje kugaragaza urukundo bagukunda, ndetse ngira ngo murabibona muri comment ahanini kuri TikTok uri umwe mu bana bakurikiranwa cyane kuri TikTok, cyane ahanini bagendeye ku mpano zawe. Abantu bakomeje kugaragaza urukundo rwinshi cyane rutandukanye ku bintu ukomeje kugaragaza, amagambo uvuga ndetse n'ibikorwa ukunda kugaragara ukora cyane uri kwiga. Ange, ni iki wabashishikariza? So icyo nyine nabashishikariza ni ukwiga mana. Ubu nta kindi nashyiraho, ni ukwiga kandi ugakurikirana intego zawe ubishyizeho umutima, ubishyizeho ubwenge n'ububasha, ukanabisengera. So rero guys, nimba munkunda, ikintu nababwira ni ugukurikirana intego zanyu, mukansengera nanjye kumva ko ibintu nyine kwanjye nifuza ni byiza kandi birashamaje, biteye ishema, Imana izamfashe mbigereho. Ndi gukurikirana intego zanjye,
mbishyizeho umutima n'urukundo, namwe mbasaba kunsengera kugira ngo nzabigereho. So Ange turagushimiye cyane, tunashimira bamwe mu bakunzi bakurikirana Dr Singa TV n'abantu bakomeje gufollowinga Ange Ira kuri TikTok. Ange Ira mureke tumuzamure, mureke tumugaragarize urukundo, abe yazamu kuko akomeje kugaragaza rumwe mu rukundo, yaba umubyeyi yaba papa ndetse n'urubyiruko rugenzurwa cyane. Abanyeshuri bigana bajya bamubona bakamufollowinga, benshi mba mbona banagutaginze abandi bagakorashe. Twibutsa abantu mukurikirana uyu mwana kuba mwakora like, share and comment kuri social media ziwe ni Ange Ira, kuri YouTube aca kuri Dr Singa TV ndetse no ku yandi macano atandukanye. Turabashimiye cyane.